nongeye kubifuriza kugubwa neza nkuko mubimenyereye. Ninjye Niyigaba Valentin. Iki ni ikiganiro utagisobanukirwa. Uyu munsi tugiye gusubira cyane inyuma mu mateka, tumenye imvu n'imvano, inkomoko yabyo, ubundi byaturutse kuki. Turaza gusanga bisa nkaho bitangaje, gusa ni ukuri. Mutajya kure. Stay and listen your favorite. Ikaze. Nk'uko bamwe mubizi, twebwe turi hano ku ishuri nk'abanyeshuri kugira ngo nidusoza tuzabona akazi. Nitumara kubona akazi, itariki ijya gusa neza niyo wasinyeho kontra, uzajya uhabwa n'abagukuriye icyo bita salary. Ese salary twatangiye kuyifata ryari? Ko twese ari ikintu kitubiza ibyuya kikaza ari nka result y'ibyo byuya byacu. Reka dusubire kera cyane mu cyo bita Roman Empire. Abantu bazi ibijyanye n'amateka, iyi ni empire yari ikomeye cyane. Nk'uko nabibabwiye, twasubiye mu mateka. Uko nabimaze kubivuga, ni Roman Empire niho twasubiye. Muri iyi empire yari ikuriwe n'abagabo bagiye bakomeye cyane, nk'uwamenyekanye nk'uwitwa Caesar cyangwa se Julius Caesar. Abiga literature muramuzi. Uyu yari umugabo ukomeye cyane, gusa ibitangaje byabaye mbere gato ku ngoma ye. Ku ngoma y'uyu mwami nibwo yari afite empire ituruka mu Burayi, ikagenda ikikoza muri Aziya, ikagaruka no mu majyaruguru ya Afurika, aho ibihugu nka Misiri, Ethiopia n'ibindi byo muri Afurika nabyo byabarizwaga mu bwami bw'abami bw'Abaromani. Ibi byose nta kuntu byari kugerwaho n'uyu mwami w'abami Julius Caesar hatabayeho ingufu z'igisirikare. Cyari igisirikare gikomeye mu bijyanye n'intwaro ndetse n'ubuhanga bijyanye n'imyitozo bahabwaga. Gusa ikirenze kuri icyo baranahembwaga. Ese bahembwaga iki gihe? Reka mbibutse ko icyitwa amafaranga kitabagaho, ahubwo habagaho icyo bita salary. Nimvuga salary, muhite mwumva ko ari ijambo rikomoka ku cyitwa umunyu ngo turya mu biryo, cyangwa se salt. Ababyumvishe neza, ijambo bita salt mu Cyongereza ubundi rifite origine cyangwa se inkomoko muri Roman Empire ku iki gihe cy'umwami w'abami. Reka mbibasobanure neza. Umusirikare cyangwa se n'undi muntu wese wari ukomeye iki gihe, icyitwa umuntu cyari gifite agaciro gakomeye cyane nk'akazahabu y'ubu cyangwa se amafaranga. Bamwe mu basirikare rero bahembwaga umuntu nka kimwe muri rewards babona nyuma yo kuva ku rugamba. Ibi byaje kugenda bitera imbere cyane, biza gukwirakwira mu isi yose, biza no kugera muri rw'Icyongereza ndetse n'Igifaransa, aho mu Gifaransa bavugaga bati ni salaire cyangwa se mu Cyongereza bakavuga salary. Gusa byose bifite imvu n'imvano ku munyu nguyu turya w'umweru uva mu mazi, salt. Gusa ubu ngubu abenshi murabizi ko atari ko bikimeze. Ubu duhembwa amafaranga cyangwa se ibindi bijya gusa nabyo. Ahangaha ni nk'ibiribwa cyangwa se amabuye y'agaciro. Gusa muri icyo gihe ubyumve neza ko umunyu wari ufite agaciro gakomeye cyane, kajya kungana neza n'akazahabu y'ubu ngubu cyangwa se inote mukunze kwita imituku. Nk'uko mubizi,
sinatinya kubivuga ko ubu ngubu umunyu usigaye uciriritse, ndetse navuga ko waguye muri mayinazi, kuko umuntu uhembwa amafaranga make bakunze kubivuga bati ahembwa umunyu cyangwa se urusenda. Ibi ni byerekana ko umunyu utagifite agaciro nk'aka kera cyane. Gusa bimenye neza ubyumve, salary ubu ngubu twese dukorera dushaka yaturutse ku ijambo salaire ryo mu kiromani rishatse gusobanura umunyu. Mukomeze kugubwa neza. Nje nari Niyigaba Valentin. Iki ni ikiganiro Tacusobanukirwa tubagezaho buri wa gatatu. Stay safe and listen your favorite. Turabakunda cyane.